Muraho neza, murakaza neza kuri SOMA TOPBOOKS, tubafasha gutera imbere gahoro gahoro kandi buhoro buhoro, tubasangiza ubumenyi n'amahame abari mu bitabo biri top bwabafasha guhinduka no guhindura ubuzima bwanyu. Uyu munsi tugiye kubasangiza ubumenyi buri mu gitabo cyitwa Man's Search for Meaning, cyangwa gushaka igisobanuro cy'ubuzima genekereje mu Kinyarwanda. Ni igitabo cyanditswe na Victor Flankl. Ni igitabo cyiza cyane kivuga ku kamaro ko kumenya impamvu uriho, akamaro ko kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwawe. Ugomba kumenya ko ubuzima bw'umuntu uzi impamvu ariho butandukanye n'ubuzima bw'umuntu utazi impamvu ariho, cyangwa mu yandi magambo umuntu utazi igisobanuro cy'ubuzima bwe. Victor Flankl ni umwe muri bake barokotse Holocaust cyangwa jenoside yakorewe abayahudi. Yanditse iki gitabo bivuye ku bihe bibi yanyuzemo mu gihe bari mu nkambi bahurizwagamo mbere yo kwicwa, cyangwa ibyo bitaga concentration camps mu rurimi rw'icyongereza. Muri izi nkambi nta burenganzira na buke wabaga ufite, bakwamburaga ibyo ufite byose, imyenda, ubumuntu ndetse n'ubwisanzure. Mu gihe bari muri ubu buzima bukakaye kandi bugoye, aho bakoraga imirimo ikomeye, bicishwa inzara, bakubitwa, bambaye ubusa n'ibindi bikorwa bya kinyamaswa, Victor yavumbuye ikintu gikomeye cyane. Yabonye ko uburyo gupfa ari ku mubiri cyangwa mu mutwe byabaga bifitanye isano no kuba ufite cyangwa udafite impamvu yo kubaho. Mu gitabo Victor avuga ko imfungwa zabaga zifite impamvu yo kubaho, urugero nko kuzongera guhura n'imiryango yabo, gukomeza cyangwa gusoza akazi bari baratangiye n'izindi mpamvu. Wasangaga bafite kwihangana ndetse no kwizirika birenze, bitandukanye na bagenzi babo batari bazi igisobanuro cy'ubuzima bwabo cyangwa batari bafite impamvu yo kubaho. Victor avuga ko mu nkambi harimo ibyiciro bibiri by'imfungwa. Icyiciro cya mbere bari baratakaje icyizere, nta byiringiro ndetse nta n'impamvu yo kubaho. Icya kabiri bari bafite ukwizera ndetse n'impamvu yo kubaho. Aba nibo bari bafite amahirwe menshi yo kurokoka ndetse no kubaho. Mu buzima ugomba guhora wibaza ibi bibazo: ese mfite impamvu ikomeye yo kubaho, impamvu ishobora gutuma wihanganira ibigeragezo cyangwa ibikomeye uhura nabyo? Ese ni ukubera iki ndiho? Ni iyihe mpamvu yo kubaho kwanjye? Ndagira ngo nkusabe ufate akanya utekereze kuri ibyo bibazo kandi ubishakire ibisubizo. Victor avuga ko muri ako kababaro kose barimo, we nk'impamvu yari afite nuko yajyaga yibona atanga ubuhamya bw'ibyo barimo bacamo imbere y'imbaga nyamwinshi, akibona arimo afasha benshi kurenga ibihe bikomeye. Ibi byatumaga yihanganira ibihe bibi arimo kandi agakomera. Rimwe mu masomo akomeye ari muri iki gitabo nuko mu bihe bikomeye cyangwa bigoye ugomba gukuramo igisobanuro, ugomba kugumana impamvu yo kubaho, ntugomba guta ibyiringiro byo kubaho. Iri somo ryana n'iby'umuhanga Nietzsche yavuze agira ati, umuntu ufite impamvu yo kubaho yihanganira ikintu icyo ari cyo cyose uko cyaba kimeze kose. Kenshi usanga ubuzima butubihira, duhora twijujuta, tugahorana stress mu buzima. Bamwe bagahitamo kugendera mu ngeso mbi nk'ubusinzi, ubusambanyi, ibiyobyabwenge ndetse byarinda bamwe bakaniyahura. Ibi byose biterwa n'uko tuba tutabona impamvu yo kubaho cyangwa tutabona igisobanuro cy'ubuzima bwacu. Mu gitabo Victor avuga ko kugira intego mu buzima ndetse no kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwawe bituma ubaho ubuzima buzima kandi buri ku murongo, ubuzima bwishakamo ibyishimo ndetse no mu bihe bikomeye. Isomo rya kabiri riri muri iki gitabo nuko igihe cyose ufite amahitamo. Birashoboka ko udafite amahitamo kubikubaho byose, ariko ufite amahitamo y'uko witwara kubikubaho. Victor avuga ko no mu bihe bikomeye cyangwa mu bihe bibi tunyuramo dufite amahitamo y'uko tubyitwaramo, kandi nicyo cy'ingenzi. Ikintu kimwe udashobora kwambura umuntu ni uburyo ahitamo kubona cyangwa gufata ibimubayeho. Ufite uburenganzira bwo guhitamo ukubaho. No mu bihe bikomeye cyangwa bibabaje ushobora guhitamo gukomera ugahagarara wemye, cyangwa ugahitamo gucika intege ukagwa hasi. Byose biri mu biganza byawe. Mu gitabo Victor atanga urugero bw'uburyo umwe mu bagabo barokotse jenoside yaje kumusaba ubufasha. Uwo mugabo yari yarananiye kwakira urupfu rw'umugore we. Victor akimubona yaramubajije ati, ese utekereza ko iyo aba ari wowe wapfuye mu cyimbo cy'umugore wawe yari kubasha kubyakira? Uwo mugabo yaramusubije n'agahinda kenshi, aramubwira ati, iyo biza kuba ari umugore wanjye byari kumugora cyane kandi byari kumukomera cyane, kubyakira ntibyari gushoboka. Victor yaramubwiye ati, rero ni wowe ugomba kwakira no kwikorera uyu mubabaro kuko wowe ibyawe byose urabishoboye. Arangije aramubaza, si byo byiza kurushaho se? Umugabo yahise avuga ati, nibyo. Uko niko tugomba
tugomba kureba ibigeragezo. Uyu mugabo icyabaye nuko yahinduye uburyo yabonagamo ikibazo, ariko ikibazo ubwacyo nticyahindutse. Igihe cyose ibikubayeho utabyishimiye kandi ukaba udashobora kubihindura, ugomba gukora ibishoboka byose wowe ugahinduka. Victor Flankl avuga ku cyo yise logotherapy. Iri ni ijambo rigizwe n'andi magambo abiri, ariyo logo bivuga impamvu cyangwa reason, na therapy ari byo bivuga gukira. Ibi bikaba bishaka kuvuga ko ari ugukizwa no gushaka impamvu yo kubaho kwawe. Mu gitabo avuga ko ikintu cya mbere abantu bashishikariye mu buzima, kimwe gituma abantu babyuka buri munsi bashakisha, si ugushaka umunezero, yewe si no gushaka imbaraga cyangwa ibyo bita power, ahubwo ni ugushaka meaning cyangwa igisobanuro cy'ubuzima bwabo. Kumenya igisobanuro cy'ubuzima bwawe niyo motivation ikomeye kurusha ibindi byose mu buzima bwawe. Hari inzira nyinshi zo kubonamo impamvu yo kubaho kwawe. Iya mbere ni ugukora. Victor avuga ko mu gukora cyane tukagira icyo tugeraho, tuboneramo impamvu yo kubaho kwacu. Inzira ya kabiri ni urukundo. Gukunda abandi bitanga impamvu yo kubaho kandi bigaha ubuzima igisobanuro. Impamvu ya gatatu ni ibihe bikomeye. Ibihe bikomeye igihe tudashoboye kubyirinda, tugomba kubonamo impamvu yo kubaho. Aha harimo guhitamo uburyo twitwara kubitubaho. Nizere ko hari byinshi wigiye muri iyi video. Mfite ibintu bibiri nkusaba. Icya mbere, birashoboka ko nonaha waba uri guca mu bihe bikomeye cyangwa wumva ubuzima nta gaciro bufite. Ndagira ngo nkubwire ko kuba uriho ari amahirwe akomeye kandi ari umugisha wagize. Fata akanya utekereze, ushake impamvu yo kubaho kwawe. Imyaka waba ufite yose hari icyo wakora. Ikindi cya kabiri nkusaba, ndagira ngo ukore subscribe kandi usangize abandi iyi video. Ushyigikire uyu murimo dukora. Ntababeshye, gukora izi video bisaba umwanya n'imbaraga. Niyo mpamvu iyo mudushyigikiye, iyo mushyigikiye Soma Top Books, bidutera umuhate wo gukomeza gukora. Murakoze cyane, muhabwe umugisha. Turabakunda cyane naho ubutaha.